reka twambare amarinete ya tekinolojiya ariko twambare na marinete ari buze kudufasha kumenya ngo izo mpande zihanganye bimeze biti. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire yuko bizagorana yuko M23 itsindwe intambara kuko bazarwana kugera ku munota wa nyuma. Umunsi utekereza ko umunsi hazagira umuntu wibeshya muri bino bihugu bikomeye cyane akibeshya akagira gutya akarekura misiri kavaria igakubita mu wundi mujyi, tuvuge ni Rusiya bwahanganye na Washington bukakirekura kikagwa muri news, icyambere isi zabirangiye. Ngo banze twumva ikintu kimwe, isi yakwitega iki mu gihe abantu bari kurwanisha amarobo batagiye ku rugamba? Niba ngiye kurwana ndashaka kwicikira ikirema muntu, niba byari byose bari kurwana kugira ngo hari abicwa iyo mu ntambara ziri ko abantu bari gupfa barashize. Ariko se noneho ikibazo kinaremere nuko uyu munsi robo ishobora kwica abantu benshi mu gihe gito, robo ishobora gusenya abantu ibintu byinshi mu gihe gito. Tekereza bamaze guprograma ukohereza robo ukayishyira mu bintu ukavuga ati iragenda ikora amasaha 5. Reka twese twambare glace cyangwa amarinete yo kubyaza umusaruro byakoranabuhanga abantu bafite aho kugira ngo baribyaze barikoreshe ikibi. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, reka iryo koranabuhanga baryifashishe mu gushaka ibisubizo by'ibibazo by'ingutu biremereye ino si turimo. Nitwa Ruhumuriza Richard, mboneho umwanya wo kwakira umushyitsi mushyashya uri butangira twibwira ndetse akaba ari umuhanga mu bijyanye n'amarobo. Atanya twibwira tubwira amarobo icyo ari cyo, atubwira mu ntambara amarobo akorate, mu ndege amarobo akorate. Mpuguke batangira twibwira. Akoze cyane. Amazina yanjye nitwa Olivier, nkuko bivuze ndi mpuguke mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko cyane cyane by'umwihariko uburyo amarobo korwa yubakwa, cyane cyane icyo twita mu rurimi rw'icyongereza Virtual Robotics Toolkits. Iyo ni porogaramu nziza cyane twifashisha dutanga amahugurwa uko amarobo atekerezwa, uko yubakwa, uko ahagarara, ndetse nuko hashyiramo akoreshwamo indi porogaramu yo kuyaprograma cyangwa se yo kuyaha ururimi no kuyubakamo bwa buryo ibasha gukoramo nk'umuntu, ariko ifite imbaraga nyinshi cyane bitandukanye cyane n'umuntu. Ariko ndagira ngo twumve ibintu kimwe. Urwana n'undi musirikare imbere yanjye ariko nuzi ko ari gukoresha imashini. Uri kubona imashini amena umuntu, ariko uwo muntu ni imashini akozwe mu buryo bw'imashini, ni imashini iri kurwana nayo ifite ubuhanga iza kudetecta, kumenya ngo uraha ugiye kurasa ibi, ugiye gukuramo ibi. Wa muntu ya mashini yamaze gusoma ibyo ushaka gukora byose, agufate bugwate akurangize. Niba ufite tekinoloji yawe ariko agusumbijeho, icyo nicyo bita ikoranabuhanga mu ntambara rihanganishije abantu benshi. Igihugu cya Kongo cy'abaturanyi, aho Kongo irimo kureklama mu gice cya Goma, aho M23 irimo kurwana igisirikare cya Kongo ndetse na SADC n'ibindi bitwe itandukanye, ariko mu mirwanire yaho mu kurwanisha indege isa nkaho zahagaze. Aho igihugu cya Kongo cyashinze u Rwanda ko ushaka rukinja mu ikoranabuhanga, ariko u Rwanda baruhakana yuko naho rufitanye dafite ingabo muri Kongo, dafite ikoranabuhanga muri Kongo. Ariko se ni izihe mbaraga ubu ngo M23 ifite zihagarika ikoranabuhanga ry'indege buryo indege itabasha kuguruka ngo zigeze bazajya ku byo zishaka, cyane cyane ko ujye ko naho indege zahagurutse ako ngo ujye kurasa umwanzi ariwe twakwita M23 ugasanga birangiye zirashe. Ibyo biba byagenze gute? Mudusobanurire kuri icyo kintu. Ngo tubanze twumva ibintu kimwe. Tujye ku rupapuro rumwe, mu cyongereza bajya bavuga ngo reka tujye kuri page imwe y'imyumvire. Page. Buriya iyo abantu bagiye guhangana, umwe yiga amayeri y'undi.
mu kwiga amayeri y'undi ntabwo wiga ngo azarasa gutya azarasa gutya azarasa gutya. Icya mbere ubanza kureba imbaraga nke ziwe ziri hehe n'imbaraga nyinshi ziri hehe. Aho hantu rero iyo umaze kuhabona nibwo utangira gutekereza ngo ngewe ndakoresha iki kugira ngo aho afite imbaraga nyinshi muneshe, aho afite imbaraga nkeya nshoremo make, cyangwa se imbaraga nkeya ahubwo nzishyire ahandi afite imbaraga nyinshi. Yes, ubajije ikibazo cyiza cyane. Ese wibaza ko M23 izi neza ikiharanira, izi neza ikirwanira, ko kumva ko iryo koranabuhanga yifuza aho yagiye kurigura itabanje kuneka neza ngo umwanzi duhanganye nawe ufite ububasha bunubu? Ndagira ngo mubwire mu bijyanye n'intambara, nubwo ntari umusirikare, ariko mu bumenyi n'amakuru mfite nuko habaho igice twita ubutasi, kujya gutata no kuneka ngo menye ngo kiriya gice nihe bafite imbaraga nihe badafite imbaraga. Uyu munsi umuntu yagiye kugura indege y'intambara irimo ikoranabuhanga, hari igihugu ayigura nayo, abanza gufata amahugurwa n'ubumenyi kuri icyo gikoresho agiye kugura, uko gikora, bakamuha n'ibyo bakwita password cyangwa se imibare y'ibanga izamufasha kwinjira muri icyo gikoresho kugira ngo akiyobore uko we abyifuza. Iyo amaze kukiga neza araza akajya kuri tere. Muri tere habamo ibyo twita, hari uvuza indege ariko habamo na drone. Amadrone ni mashini, utumashini tugenda hejuru dushinzwe cyane ari inze zavuye mu Bushinwa zaje zahanutse zaje kurimbura M23 zigahanuka zihanuye zikaraswa kandi zirimo guhindura amateka mu rubuga rw'isi. Buriya kugira ngo umuntu ahanure drone ubwabyo kuyihanura aba yamaze kuyiga neza, yayimenye, yamenye uko ikora, yayinjiriye, tuvuge kuyinjirira afite we yamaze kwicara hariya ari kwiga ngo kira cyuma gikora gute. Iriya tuvuge urabona nk'imodoka za manuel cyangwa manual cyangwa se automatique, kugira ngo umenye imodoka uko ikora wowe nk'umutekinisiye ujye kuyisenya uyiterateranye wongere uyikore, ugomba kuyiga ukamenya uko ikora igice cyose, moteri, ese direction, amapine, byose bikora gute. Nyakubahwa mushakashatsi, ndacyarimo kubaza nshingiye n'intambara ya Kongo, ni gute ikoranabuhanga M23 ifite rishobora ryaba ari robo yabikora ku buryo ishobora gufata indege ya Kongo ikajya kwirasa akugira ngo irase M23 ikarasa abasirikare bayo? Ni ryari yo robo bayikoresheje ubuhe buryo? Aha, uretse no muri Kongo muri M23 turi kuvuga, ariko no mu Burusiya hari ukuntu bakora to divert, kuyobya icyuma cyangwa se robo cyangwa se indege wamaze kuyinjira ukayiyobya, aho kugira ngo izigana kuri wa wundi washakaga ahubwo ikakuzaho. Bisobanura iki? Bisobanura ko wa muntu yaricaye akora ubusesenguzi, yiga igikoresho wa wundi bahanganye afite, arakinjirira, ahubwo we systeme kiri gukoresha n'uri kuyikoresha batabizi. Urugenda kubwira hari ibintu byenze muri iyi minsi by'abahaka, abahakora bazi, ni wa muntu ufata WhatsApp yawe cyangwa se Facebook yawe akakwinjirira akayikujyana cyangwa se mukayisangira, akajyohereza message ku bantu kandi uri kuyikoresha. None se avuze ngo ngiye gusaba amafaranga mugenzi wawe asanzwe akuzi, akabana n'umwandikiye ayo afite, nahita yaguha? Yes, arayaguha. No muri izi ntambara turimo turebaho cyane cyane ikoranabuhanga bari gukoresha, nabo ntabwo bicaye muri afite drone, uyu afite drone, aravuga iya drone ikora gute, nayinjira gute, byakubitira no kubumenyi bucya bazikoresha ku ruhande bahanganye, bakabinjirira. Bamara kubinjirira urumva ntacyo wakora, ujya gukora ikintu ugasanga ahubwo ukoze ikinyuranye, kubera ko si uri gukora, bakwinjiriye baguhakinze, ahubwo bari gukoresha iki? Imbaraga zawe n'ibikoresho byawe kandi uzi ngo uri kubikoresha. Nibaza ko no muri izo case ibyo byose ibintu ni bibiri, ubumenyi buke cyangwa bakwinjiriye. Ese noneho turebe ubu ngubu mu isi ya none tuza kuvuga kuri Israel, Palestina na Ukraine n'Uburusiya,
ariko reka tuba twibande mu karere East Africa ndetse na SADC irimo hariya mu ntambara. Ubu ngubu nka leta ya Kongo yakwitega iki ku ntambara igihe M23 nayo igaragaza ko irimo gukoresha intwaro zigezweho, ibikorwa bikozweho bigezweho? Ni iki kintu ubu ngubu Gisekedi n'abakongo mu by'ukuri n'abana bahanga na M23 bakwitega mu bijyanye n'amarobo nuko arimo kwayobya? Ni ibiki cyumba bakora buriya kugira ngo dusesengure neza intambara muri Kongo? Nk'icyo kibazo n'iki bakwitega? Areba buriya tujye twumva ibintu uko bimeze, tureke kubivugira mu marangamutima, tureke kuvuga ngo urumva. No, buriya M23 n'abantu, buriya M23 bwabyo icyo bisobanuye gihatse cyane cyangwa se kibumbiye cyane mu byo M23 iharanira. Bari guharanira uburenganzira bwabo. Guharanira uburenganzira bwabo rero urarwana kugeza ububonye, ntabwo babafite ko bafite impamvu ifatika kandi yumvikana y'ukuri ituma barwana. Bihuze n'amarobo barimo gukoresha, hanyuma utwereke gute ku rugamba ngo bahagaze ku rugamba bafite amarobo, aho robo ishobora gukora ari imwe igakora abantu benshi. Ni ukuvuga ngo M23 ifite ubushobozi bwo yarwanisha robo nkeya ikarwana abantu 1000. Ibyo nibyo rwose uri kuvuga, ntabwo ndibuze kuvuga ngo bafite amarobo, iryo ni ibanga ryabo, cyangwa bakoresha amarobo, iryo ni ibanga ryabo, sibyo tubyumvikanaho. Ibyo bakora byose buri uharanira uburenganzira bwawe, wubaka strategy izagufasha kugera ku ntego yawe, ku ntsinzi. Mushobora kuza muri abantu 1000, ubwo tuvuge nk'abasirikare baje gufasha FARDC, gufasha Kongo mu barwana M23, mushobora kuza muri miliyoni miliyari 10 mutazi icyo murwanira, muri kurwana muvuga ngo turarwana na M23, ariko M23 ifite impamvu yumvikana kandi y'ukuri. Niyo mukaza muri mu cyuka gusa, icyo gihe iyo muje muri mu cyuka ntabwo muba muzi igihugu muri kibuga muri kurwana nacyo. Tuvuge icyo barwanira barakizi, icyo birwanira kizi, icyo FARDC irwanira kizi. Noneho M23 tujye n'amabanga yayo, imagine yuko M23 imira koresha amarobo ku ikoranabuhanga cyane ko leta ya Kongo irimo kubivuga. Indege zacu ziraguruka mu kirere zigahagarara ukisanga ahandi babonashinja n'u Rwanda. Ni iki bakwitega? Ni iki amarobo yahinduraho ku rugamba? Cyane ko n'abandi barwana nabo ari bihugu bikize bifite amafaranga, nabyo bifite izo drone zifite ikoranabuhanga rihanditse, rifite aya marobo, ari ugasanga n'aya marobo yabo arimo gukoresha nabo arimo guhakinga, ugasanga ntabwo arimo gukora akazi akwiye kujya gukora, ahubwo arimo kubiyicira ubwabo. Reka twambare amarinete ya tekinolojiya, ariko twambare na marinete ari buze kudufasha kumenya ngo izo mpande zihanganye bimeze bite. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire yuko bizagorana yuko M23 itsindwe intambara, kuko bazarwana kugera ku munota wa nyuma, ku buryo bazagera n'igihe bakumva yuko ibi tuvuga ngo FARDC yahamagaye abanabana n'abararega bazaba bazi impamvu. Ese wabwirwa n'iki yuko abohereje ibikoresho kugira ngo bafashe FARDC, nubwo bazi ko M23 bayita ngo ni umutwe w'inyeshyamba n'ibiki byose, batumva ko bafite nabukuri utanga intwaro. Ikintu cya mbere, niba ngiye mfite amafaranga ndazigura, n'undi afite amafaranga arazigura, aba bantu baziguze bombi kandi bahanganye, baraza bagahangana ku kibuga cy'indege na ku kibuga cy'imirwano. Muko guhangana rero hazamo n'ubutasi n'amaneko, umuntu akamenya amakuru yuriye akaza akayabwira ba bandi biwe, yarangiza wawundi ari ngiye batamuzi, wa wundi umuntu uri muri FARDC agatanga amakuru cyangwa se akayazana, kubera ko arega n'abarwana muri FARDC ntibivuze ko bose bumva ibintu kimwe. Hari abavuga ati ariko nyamara nubwo turi kurwana ariko turi kurenganya abantu, ibintu bavuga nibyo. Yakumva wagiye wumva kenshi abasirikare bagiye bava muri FARDC bakajya kujoyininga iki M23, ibyo barabyumvisha. Abandi bakiyemera kuri leta ko bavuga batoya tugiye gufasha M23 kuko M23 iradufasha, hanyuma izi kirwanira, abandi bakajya mu bibazo na leta ya Kongo. Abyumvise. Reka turebe intambara eshatu ziri ku isi, harimo
Ukraine n'Uburusiya, Palestina na Israeli, M23 na Congo. Izo ni intambara uko zangayikishije isi cyane, ariko ibi byose byasa nkaho byari byaravuzwe cyane. Abanyapolitike ho bagiye babivugaho cyane cyane nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uburusiya, aho yavuze yuko intambara ishobora kuzadukira n'ibihugu by'akarere kacu. Ndetse niyo ugiye kureba n'intwaro zirimo gukoreshwamo, harimo izo ntwaro z'amarobo. Ukajya kureba nka M23 ifite intwaro Israel ifite yakoze vuba, ukajya kureba Uburusiya, Kongo ifite intwaro z'Uburusiya burimo gukora ku rugamba ubu ngubu tuvugana. Ukajya kureba ese ibyo bintu mu by'ukuri izo ntambara zose mu isi ya none mu bijyanye n'amarobo, igihe cy'uduhaho mu busesenguzi bw'intambara nk'uzihuriza hamwe, ese zifitanye izihe sano, zitandukanira hehe mu ikoranabuhanga? Buriya rero igisi turimo iragoye, ibintu biri kuberamo hari igihe twe tubivuga abantu babyumva neza. Buriya isi tugezemo intambara ziri kuberamo ziteye ubwoba, ntabwo ari za ntambara barwanishaga amacumu cyangwa se ibikoresho gakondo. Ni intambara ziri ku rwego rw'uko umuntu ashobora kuvuga ngo isi ndayirimbura mu gihe gito. Uburusiya bufite za misile zikomeye ziremereye ku buryo ashobora kuba ahagaze Moscow akarasa Washington misile yose akayishyira hasi mu munsi umwe. Ariko ibyo bivuze ngo iki? Na Moscow cyangwa se Washington bubatse system y'ubwirinzi, iyo ndacyari misi y'ikoranabuhanga, ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo ngiye kurasa misile ikaguma ihagaze, akayohereza ko misile ntivaho ngaho, ko bafite system y'ubwirinzi bamaze gushyiramo tekinoloji ishobora kunetraliza neza misile ntihaguruke. Umunsi utekereza ko umunsi hazagira umuntu wibeshya muri bino bihugu bikomeye cyane, akibeshya akagira gutya akarekura misile ikavaza igakubita mu wundi mujyi, tuvuge ni Uburusiya bwahanganye na Washington, bukakirekura kikagwa muri Muza, icyambere isi zabirangiye. Tujye muri izi ntambara, bavuze ati bihuriye he, twabihuza gute? Izi ntambara ugiye gukora ubusesenguzi bose bafite impamvu. Iya mbere bahuriye yose ni impamvu y'amateka. M23 ifite impamvu irwanira kuva ku ngoma ya Mobutu, ingoma yawe no kuva na kera, kuko ni amateka ya kera kuva mu bukoloni ababirigi baza muri Kongo kugeza ku ngoma y'igitugu ya Mobutu, na nyuma yaho hazamo zino mvururu, haboneka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bamwe bahungira muri Kongo, bikaba ikibazo gikomeye. Urabona FDL ukuntu yivanga ikora ibintu bitagira ngo ni so, ibyo ni ibibazo bihari biri muri Kongo kandi bishingiye ku mateka. Muri iki cyumbiye kinakomeye buretse gato, twinjiye no muri Palestine na Israel, umutwe wa Hamas, buriya no kuva ku ngoma ya Yesu cyangwa Yezu kubasenga, igihugu cyabuze ari Palestine, haza kuzamo amakimbirane n'ibiki byose gicikamo kabiri. Ndagira ngo menyeshe ko uyu munsi Palestine ni igihugu kitemewe nk'igihugu. Israel yumva ati iya ni ntara yacu turayishaka. Wumve ko Hamas ihora itotezwa cyane kubera ko iba hehe muri Palestine, ariko Palestine nayo ikavuga ati no, twebwe umurwa mukuru ni Yerusalemu kuva kera. Ngewe nabaye imyaka myinshi muri Israel, ndabizi ibyo. Najyaga mva muri Israel nkajya muri Palestine, i Betelehemu nkajya kureba uko hari hameze, tukagenda tugatembera. Ariko ugenda ukagera ku mupaka winjira muri Palestine ugatanga passport nk'ugiye mu kindi gihugu, kandi ari igihugu cyakabaye ari kimwe. Abo nabo baharanira uburenganzira bwabo, bakavuga ati no, Yerusalemu ni umurwa mukuru, natwe dufite uburenganzira. Ariko attention, twinjira mu Burusiya na Ukraine, yahoze ari imwe y'Abasoviete. Ukraine cyari igice cya URSS, mu cyo bita URSS, imwe y'Abasoviete. Ariko nka Putin wagiye ku butegetsi niwo mubanire, bavuga ati no, badusenyeye, ubu ni bw'Abasoviete, turashaka kongera kubumbira hamwe. Intambara ikomeye, bafata Crimea bakayanexa. Ibyo nibyo byabaye intandaro kugera uyu munsi. Hari ubwo urumva hari amateka
bose baharanira uburenganzira bwabo. Twinjiye mu isi y'ikoranabuhanga ni nayo iryoshye nziza numva bashaka. Muri Israel uyu munsi bafite ubushobozi bw'uko Hamas yarasi igisasu cyaba kivuye mu ntara ya Gaza n'ahandi hose ikagisama ikagishwanyaguza mu kirere. Uburusiya bufite ubushobozi na system y'ubwirinzi kuba baburasa ibisasu bukabisama. Ese abantu bafite ubwoba amarobo, abantu nicyo abantu bakafata ku marobo mu gihe amarobo ubwitanyi bugwiriye ku isi ndetse bwaje n'ikoranabuhanga riteye ubwoba, abantu bakwitega iki? Hahozeho intambara, uburyo intambara zagiye zivuka, intambara zatangiye abantu batangiye cyangwa abantu bicanaga, abantu batangiye kwicara bahere mu guhiga, none tugezaho intambara zigeze mu ikoranabuhanga. So isi abatuye isi ubu bakwitega iki niba noneho abantu bashaka kurwanisha amarobo abantu batagiye ku rugamba? Ngo banze twumve ikintu kimwe, isi yakwitega iki mu gihe abantu bari kurwanisha amarobo batagiye ku rugamba? Niba ngiye kurwana ndashaka kwica ikirema muntu, niba byari byose bari kurwana kugira ngo hari abicwa, iyo mu ntambara zose ziri ko abantu bari gupfa barashize. Ariko se noneho ikibazo kinaremere nuko uyu munsi robo ishobora kwica abantu benshi mu gihe gito, robo ishobora gusenya abantu ibintu byinshi mu gihe gito. Tekereza wamaze guprograma ukohereza robo ukayishyira mu bintu ukavuga ati iragenda ikora amasaha 5 ukanalokinga shyira urufunguzo, byageramo hagati ntushobora kwihagarika. Buriya tekinoloji turayikoresha ariko hari aho tudashobora, iyo twamaze kuyironshinga birarangira. Irifungira kuri byo komande watanze uzarebe niyo uri guprintinga impapuro muri printer iyo wamaze kubyohereza kugira ngo bihagarika ibyangirika. Nizi robo bari kurwanisha ni tekinoloji turi kwinjiramo, hatabaye mu bwenge bukomeye no kuzikontrola bitkomeye, ikiremwa muntu kizasenyuka, isi bazayisenya, isi zasenyuka. Ufashe irobo uyishyize n'ibifari 500 urareka y'imizinga, undi aramanitse amaboko wamaze kurekura. Biteye ubwoba, biteye n'agahinda ko icyakabaye kidufasha gutera imbere ngo tubeho neza nicyo turi kwifashisha nk'intwaro yo gusenya umurage twahawe n'Imana. Umuntu yakwitega iki se muri tekinoloji? Ni ukwitega ibintu bibiri, nitadusenyera izadukiza, ariko amahirwe manini nuko igiye kudusenyera. Ngewe by'umwihariko ndashimira igihugu cy'u Rwanda, buriya ni kimwe mu bihugu bya Afurika cyagerageje guteza imbere tekinolojiya cyane n'amarobo. Ngira ngo abenshi bajya bayabona amarobo ya Sofia, n'abana mu mashuri menshi batangiye kwiga gahunda za robo. Ngo hari programu nziza cyane bita Virtual Robotics Toolkit, abana bashobora ku-accessinga bakiga izo robo, bakiga ngo zikora gute, zimeze gute, zubakwa gute, bazikodinga gute, baziprograma gute, ku buryo umwana ashobora kugira ubwenge bwo hejuru mu kumenya uko izo robo zikora. Nibaza ko u Rwanda mu bushobozi bwarwo ntabwo navuga ko turi ku kigero gishimishije, haracyari intambwe ikomeye, ariko turagerageza. No muri serivisi nyinshi cyane urabona hari gahunda nziza cyane ya Sofia cyangwa se zino robo zifotora cyangwa zino mashini batereka ku mihanda zifasha abantu cyangwa se abagenzi mu gukontorora speed cyangwa se umuvuduko. Buriya ugeze kuri Sofia ugenda gake, ariko mbere habagaho case nyinshi z'abantu bapfaga no gukora checking ku bibuga by'indege, hariho amarobo wa checkinga. Ibyo bituma nyine umutekano w'igihugu ndetse n'abaturage n'ubuzima bw'abantu bugenda neza. Turi ku kigero utavunga gihanitse ariko cyiza, dukomeje intambwe twazagera ku musaruro mwiza ushimishije. Katurebe misi y'iterambere ya tekinoloji y'amarobo twavuga zikomeye ndetse rwaje rutanga umusado ukomeye cyane mu gufasha ibyo bihugu cyane cyane nka Centrafrica, Mozambique, aho ibindi bihugu byari byarananiwe. Ese iyo kanabuhanga ry'amarobo ryaba rihari mu mirwanire? Irobo ni imashini umuntu ashobora kwinstalamo systeme imufasha gukontorora no gukora akazi mu gihe gito kandi neza nta makosa menshi abayemo. Tubone bagiye kubaga umuntu
umusirikare wagiye kurwanira ku rugamba akagira ikibazo bakamujyana muri operasiyo bagashyiraho imashini imubaga neza, iyo mashini imubaga idakoze amakosa, iyo ni robo. Niba umuntu avuze ngo ngiye kurasa ibisasu by'imizinga 2 ariko ndarasa kuri target, ndagera kuri target, akabiregera akiga ikirere neza, akavuga ati nshyizemo porogaramu iyi irakora mu masegonda 3 aka launching. Iyo mashini yamaze kubaka ibikora gutyo, cyangwa se iyo porogaramu yamaze kubaka neza ku buryo ari buze gukora kuri buto bikikora, bikamufasha gukemura ikibazo tiriwe wirukanga agiye gukubita aragera gute, iyo ni robo. Robo rero mu buryo butandukanye. Nibaza ko n'ikoranabuhanga igisirikare cyacu kigomba kugira, cyangwa se kinafite n'iryo koranabuhanga rihanitse ririmo, n'abantu bagomba kubimenya. Ntabwo tukiri abantu bakenyege baraho, twateye imbere mu mutwe, mu bikorwa turabasirimu. None twereke aho u Rwanda rugeze nk'aho umushakashatsi mu ikoranabuhanga ndetse no muri robo by'umwihariko. U Rwanda waruha ugereranyije mu bihugu by'akarere East Africa, ubona byaza kwangwa mu karere na SADC, ukaba wayitekerezaho ruhagaze gute mu rwego rw'amarobo? Buriya turebe, ufashe umuhanda ukava Kigali Gatuna, ukava Kigali ukagera mu majyepfo ku Kanyaru, ukava Kigali ukagera Cyanika, ukava Kigali ukagera ku mupaka wa Rusizi ya mbere n'iya kabiri Petit Barriere, ndetse na hano i Rubavu. Imihanda yose tugendaho iriho Sofia zifasha abantu kugendera ku muvuduko udateje ikibazo. Fata Kanyaru ugere Bujumbura, ufate Bujumbura ugere Igitega, ufate Igitega ugere mu Ruyigi, ufate Igitega ugere Bujumbura ugere Kibitoke, nta Sofia wabonaho. Urwo ni urugero muhaye. Fata Gatuna ugere Kampala, nta Sofia wahabona. Fata Kampala ugere ku mupaka wa Nairobi, nta Sofia wabona. Fata Kampala ugere ku mupaka wa Tanzania, ya muri Kongo, ngira ngo nta Kongo ho nta na Sofia iriyo. Wajya i Bukavu, wajya i Lubumbashi, wajya Kisangani, wajya nta hantu na hamwe wabona ibyo. Buri muntu atwara uko ashaka, abaho uko ashaka. Tujye hamwe mu buvuzi, imashini zibaga abantu cyangwa se zifasha abantu mu gukora chirurgie n'ibindi, turi ahantu twamaze gutera imbere twebwe. Nibaza ko mu karere u Rwanda ruheyemo mu bijyanye n'ikoranabuhanga ari kuri sekiteri zose zitandukanye, ruragerageza kandi ruri ku ntambwe ishimishije. Ngira ngo ni nayo mpamvu ibihugu byinshi cyangwa se abanyamahanga bo hakurya y'amazi bumva ko u Rwanda rwaba ari rwo moteri ishobora gufasha ibindi bihugu mu iterambere ry'ikoranabuhanga, ariho bashyira ibigo byinshi bitandukanye, kuko uretse n'umutekano igihugu cy'u Rwanda gifite, ariko hari n'ubushake mu guteza imbere iryo koranabuhanga. Utubwiye ibyiza by'ikoranabuhanga, utubwiye ndetse no ku bihugu by'akarere bihagaze. Mwanya tujya gusoza, ni ikintu wavuga kugeza ubu ku bijyanye n'amarobo? Nize nama waha abantu, nize nama wagira ibihugu kwakoresha muri rusange dusoza? Icya mbere nifuza nuko abantu bahindura imyumvire mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ryaremwe n'umuntu, kuko n'abantu barishyizeho ni nabo barikoresha. Reka twese twambare glace cyangwa amarinete yo kubyaza umusaruro by'akoranabuhanga abantu bafite, aho kugira ngo baribyaze barikoreshe ikibi. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, reka iryo koranabuhanga baryifashishe mu gushaka ibisubizo by'ibibazo by'ingutu biremereye ino si turimo. Icya gatatu, rwose ndisabira Abanyarwanda gushyira imbaraga no gushyira ishoramari mu isi y'ikoranabuhanga, kugira ngo duhangane n'ibibazo isi ifite, ari ibibazo by'ubuzima, ari ibibazo by'ihindagurika ry'ikirere, ari ibibazo by'intambara n'ibindi byose. Hariho tekinolojiya nziza yizwe neza kandi ikoranye ubuhanga, nibaza ko hazakemuka byinshi tukagera ku ntego igihugu cyihaye. Ndabashimiye bwana mushakashatsi. Bakunzi ba televiziyo Muhabura TV Rwanda,
turashimira umushakashatsi akaba n'umusesenguzi ku bijyanye n'isi ya none y'ikoranabuhanga ku kiganiro yaba yatambukije wazagiraho amatsiko wakumva ikindi yaganira ku kijyanye n'amarobo wagira yaduhamagara akazabasubiza cyane ko yagiye aba muri ibyo bihugu bitandukanye akaba ndetse n'umwarimu mu bihugu muri byo yigisha ku bijyanye n'amarobo.